dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. Nyirabazungu arashengurwa n'intimba. Hagati aho Pascal mu iperereza n'urunana. None se ubwo nukugiye Kareme? None se uragira ngo ngende nonori? Ugiye utananyweye igikoma kandi cyahiye. Kugira ngo se hari icyo nshaka sha. Ufite ikihe kibazo Kareme? Ndeke ujye kugaburira umwana yewe. Umwana rwose nta kibazo afite, namuhoreje imbiha abandi bana ngo bamufashe kurya. Ubwo nushaka ko umwana wacu yongera kurwara imisonori? Narame n'umwana uzi ubwenge cyane Kareme. Yabanje gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune abona kumugaburira. Jya mu yindi mirimo rero ndeke njye ku kazi. Tekereza ariko uzi ko iyo nasohoka mba nsanze ugiye ntacyo tuvuganye, kandi uzi ko turi kwitegura ubukwe. Kareme waraye ugeze ahangaha rwose biruha mu buriri wanga kumvugisha ngo urananiwe. Naniwe ariko. None se ubukwe bwacu buzagenda neza bute kandi tutaganira ngo buri wese abwire undi myitegura hayigejeje? Rwose ku ruhande rwangira rimbanije. Yewe ni wacu nyogokuru yambwiye ko batangiye kuvugururira inzu babamo. Ndumva ari sawa. Ni sawa nyine, ariko nyine amafaranga yamubanye make Kareme. Yarazi ko nzamufasha rwose, kandi rero sinamufasha ntacyo wampaye. None se ko witse imitima gusa ntuvuge? Hari ubwo ibintu bitagenda nk'uko umuntu yabitekerezaga, ariko humura bizagenda neza Honori. Ubwo ntacyo nkinze Kareme? Honori Karame, buriya naraye nje mbabaye cyane, niyo mpamvu rwose nashakaga kuvuga. wari wabaye ikize? Ubonye mama wambyaye ngo bari gushyiraho amananiza koko? Mukecuru mama wawe? Urabizi rwose mama ndusha ubushobozi cyane. Agira igipimo cy'ikawa kinini kandi kimuha amafaranga. Akagira urutoki, akagira ibiti by'imbuto, akagira ishyamba, akagira amasambu yera. Rwose ibyo ndabizi Kareme, aturusha ubushobozi nakuri. Urumva nari nizeye rwose ko hari abantu b'inshuti bazantwerera, ariko nyine nka mama akagira icyo angenera, kandi kigaragara cyo kumfasha mu bukwe bwanjye. Ubundi se ntazabikora Kareme? Yarayambwiye ngo niba ntahinduye icyemezo nafashe ngo ubukwe bwo mu murenge bubere inyarurembo, uretse no kumfasha no kubutaha nazabutaha. Ubwo se yabidukora koko mabukwe? Nuko yambwiye kandi buriya ntajya ava kwizima, ndakurahiye. Kareme ndakumva Honori. Mama wenda muzi rwose ntajya ashimwa kabiri, kandi ahinduka nk'ikirere. Muri aka kanya muba mwumvikanye ibintu, mu kandi kanya akaguhinduka. Ibyo rero ntibitangaje. Ariko sheri wanjye humura wicika intege pe. Icyangombwa nuko ngukunda nawe ukaba unkunda, tukaba twumvikana uko ubukwe bwacu buzagenda. Rero rwose wita umutwe, tuzakora ibidushobokera tutamwishingikirijeho. Ubukwe mama wawe adatashye ngo abuhe umugisha kandi ahari, ubwo ugira ngo buroroshye koko Honori? Simwe mbazamuza? Ni twebwe. Dore mbese uko bakanura nk'imbeba zafashwe muri Rwagakoco. Ubwo mwari mubadutsemo baturana barumuna banyu mwirukanyira he mutanabahumuye? Ariko nshize irungu ndamuhetse. Muzarana bahetse mu mararungu kuko twababyukije bakabyanga. Akanakumiro koko. Muri make mubavanye mu buriri bataranicura koko? None se nitugiye iwawe warinda narandiri gukina? Ntabwo ari ugukina gusa nawe. Muza hita usubiza uwo mwana mu buriri aryame none ahangaha ufate igitebo uze nkwereke. Urumva nawe kaze ndabwira igikuru n'igito cyumvireho. Papa wambabariye ntunjyane gutunda ifumbire uzi ko naburaye koko. Nukuri nambaraga umuntu yabona noneho. Ariko se ubundi abo bana ko bari bagiye kwashya kubagarura iki Pascal? Utambwira ko ari wo bohereje yo mukobwa sha? Ninjye wari ubohereje nyine. Nari mbabwiye ngo baheka abavandimwe babo banashorere Muhoza bajye kwashyaka. Abana bazindukire mu rugo rw'abandi batanakarabye mu maso koko? Bakaraba iki ariko? Oya pe, ibyo simbishyigikiye rwose. Erega buriya kwashyaka n'abantu beza Pascal. Ntibashobora kujya mu nzu ngo barye bonyine abana bacu bicaye ku rubaraza. Natwe baradu. Ntiwumva kandi uriya mugore abyuka atetse ibikoma, amata, imireti, amagi atogosheje. Hari ibindi akora ntibuka uko byitwa bazinduka barya. Hari ubwo baba baguze n'imigati cyangwa capati. Baba bafite n'imbuto mama, amapapayi, imineke, imyembe, amaronji n'ibinyomoro. Ubwo rero mukumva babona ibyo baha abana babo, namwe bakabona ibyo babaha. Nyine tunywa igikoma bakaduha n'irindazi. Cyakora abatoya bo babana ku gapapayi cyangwa akanyomoro n'umuneke. Ibyo byitwa kuremerera abantu mukobwa ja. Numva mumve mu maso mugendeye mwe ba.
ntubona se ko bahise bagenda bishimye? niko se mukobwa aja Karame, banza ushimire ko washatse umugore uzi ubwenge ubone kugira ikindi uvuga Pascal. uko ye Buriya uyu munsi turorohewe, baririrwa ifi yo kwa Shyaka, barya ibya mu gitondo, ibya kumanywa, nibiba ngombwa na nimugoroba baze bariye. uzi ubwenge koko ntugaseke. Uravuze ngo ntabwo nzi kandi nkuruhuye induru y'abana batubaza ibyo bari burye Pascal. Uratinya turavuga ngo nzi ubwenge habe namba. None se mugore mwiza, ubu tuvuge ko ubwenge wagize ari uguhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro gasama indi nda, kandi uzi neza ko nabo ufite utababonera ibyo bakeneye. Nsaba imbabazi kuko umbwiye nabi Pascal. Ngo usabe imbabazi kuko nkubwiye ukuri mukobwa aja. Niko urashaka gukomeza kubyara ngo ukunde ugwiza abana bazajya bazinduka batoye umurongo mu rugo rw'abaturanyi bajyanywe no kurukara. Leya hanaye. Nahani wawe. Ko ntakumvise ukingura umuryango winjiye ute? Kandi nsanze rurangaye urugi. Apo, sinibukaga ko nifunguriye ngiye gusohora imodoka. Nari ngarutse gufata ikofi nayibagiriwe ngo njye ku kazi. Okay. None se bite? Nyine ko usanze ngiye ku kazi nabikubwira uti oke. Nuko nta kibazo mfite kuba nsanze ugiye ku kazi kiri. Wowe se ndabona utanambaye nk'ugiye ku kazi. Ntukora ufite konje. Chris ari okay? Yes aya. None se kumbaza ngo ko ntagiye ku kazi kandi ndi mu biruhuko. Oh la la. Sinabyibukaga pe. Ubwo rero urihangana usanze ngiye. Erega nta kibazo mfite. Nta kundi nyine urajya mu modoka ngo ukatane ngo usubize iwawe. Hanyuma nkomeze nanjye njye ku kazi kuko sindi muri vacances. None se Chris, ugira ngo nafashe icyemezo cyo kuza hano ntabitekerejeho. Ndabizi ko abaganga nta vacances mugira kandi ko nta nakonje urimo. Kuko rero mfite uwo mwanya ngewe naje kugukorera imirimo imwe n'imwe rwose yo mu rugo nk'isuku yo mu nzu hanze, mbese ndagira ngo iwawe hase neza. Ndambiwe kwirirwa mu rugo rwose ntacyo nkora. Wabimenye rwose weekend nagize akavuyo kenshi sinashoboye gukora isuku. Give me the keys. Kuko se ngusigira imfunguzo zanjye ushaka gusigara hangaha wenyine nta kibazo? Ngira ikibazo cy'iki se singe wizanye. Zizane vuba ahubwo. Kurura ntunguye reya. Ahubwo sura taryari ngusange naguteguriye sheri. Nako byihorera igire ku kazi bindi windekere. Uwo mukobwa wese ko adakoma arangwe. Ugira ngo size se hawe yari yava ku kazi Nyirabazungu. Yatangiye akazi rero? Yaragatangiye. Kandi yatashe nyine aca kuri salo ye. Kugira ngo ajye kureba uko abakozi bakora, hanyuma akahurira n'umukobwa we bagatahana. Ariko mana, uwo mukobwa we yabaye inkumi disi we. Cyane da. Iyo adacumbagira ntabwo nari kumumenya arangwe. Rufesi yabaye inkumi rwose. Kandi rero nubwo gafite iriya mbago rwose n'agakobwa keza bamba. Kubera ko uzafite ubumuga ntibyere kumubuza kuvamo inkumi nziza Nyirabazungu. Nizere ko utanyumvise nabirangwe. Oya nta kibazo nukuri simunenga ko afite ubumuga rwose. Kuko ndabizi ntibwamubuje kuba umunyabwenge cyane pe. Naho ubundi se arinje kukubwira ibyanjye n'umuhungu wanjye. Kandi kuko Karemera disi ngo afite ubukwe. Karemera yarambabaje, mbese niba hari umwana wanteye umubabaro ni Karemera. Ati se kandi agiye kukwereka ibirori kuko abinyereka byahehe ko agiye kubyereka iwabo w'umugore we. Hate umuntu wateguye gukorera ubukwe iwabo w'umugore we, bagasaba bagakwa bagasezerana mu murenge bakagaruka n'inyarurembo ibirori byararangiye koko. Ni impamo ya Mungu nuko babiteguye we n'umugore we. Ayiwe umwana wacu wavukiye n'ahangahe Nyarurembo tumureba wagakura tumurora, nta birori agiye kutwereka koko bigiye kubera ikanarange. Ngiki kinshengura rangwida we. Twari tuzi ko tuzarambura imikenyero tugakenyera tukitera tukabutaha, twarangiza tukavuza impundu, none nuko bigenze. Umwana wanjye yigize inganzwa arangwe, yemera icyo umugore wavuze cyose. Ariko rero Nyabazungu, rimwe na rimwe mbona n'abandi basore baje n'ahangaha bakashakira abagore ariko bigenda. Hari abajya hariya ku nzu mberabyombi bakahakorera ibirori byose. Utamushyigikira kuko ubu nafashe icyemezo gikomeye rangwe. Ntabwo ari ukumushyigikira Nyabazungu, icyo cyemezo kimeze gite koko cyo kutagira uruhare na rumwe muri ubwo bukwe.
habe no ku butaha amase nyabazungu ubwo nutabutaha ninde uzaba nyina wa Karemera nyirabazungu we ubwo se koko umwana azatwara nyina w'umutsindirano kandi ukiriho koko wa mubyeyi we. ariko se Pascal ikintu umukobwa Jana yakoze utakwihanganira ni iki koko? ndacyashaka ibimenyetso ari nabyo nshaka kukubwira ngo ngire inama. Oyambwira rwose ngo teze amatwi Pascal. Busho yego ubu umukobwa Jana aratwite. Ibyo narabimenye gusa namwe rero rwose murakabije indinda rwose aka kanya nabari abana bose musangamwe urumva mudakabije. Icyo cyo ntakirengagiza nubwo yarenze kuri gahunda twari twarumvikanye yo kuboneza urubyaro. Icyo utakwirengagiza se kikaba ari iki? Nuko nubwo ndeba buriya umugore tudaherukana tubana mu nzu ariko abukwe nkabukwanjye. Ngweke kuva ryari Pascal? Sugira ngo so kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu by'ukuri yavuze ko atwite hashize amezi 3 yose nayo ashobora kuba narenga ntacyo mubaza naramuhunze ndarana n'abahungu banjye. Nari ndambiwe isindwe rye rwose no gutaha nyiyenzaho ndamuhunga ngiye kumva numva umugore udaheruka kunsasira ngo ndatwite. Ngize ntese mugore mwiza utwite ute kandi nzi neza ko nta mishyikirano iheruka hagati yacu. Atubwo niyo igihe duherukanira ntambwire. Kandi rero kubera iyo mpamvu y'urwo rwikekwe nanjye nanze kumuherekeza ku kigo nderabuzima kwisuzumisha busho rwose. Ese wa mugabo we ko ari we mugabo wafite ubwo nutamuherekeza ajyana nande koko Pascal ninde mugabo wundi uzamujya inyuma? None se ko nzi neza ko ishansi yakoreraho nawe ubuhari nta muntu w'umugabo wigeze ubona wenda basa nkaho bakungitse ngo mbe nakeka ko ari aho yanduriye. ngo yandura Pascal? Nyine nshatse kuvuga ko yaba yarahakuye iyo nda kuko mukobwa Jana nzi kumenya ko atwite nyuma y'amezi arenga 3 n'ukuntu apfa gusama inda zikamumerera nabi. Oya busho simbizi rwose. ariko rero nawe Chris wamenya gukabya. Ntabwo ari gukabya umuntu yayobareya usiko wagira ngo n'amatara wayahinduye. Wabimenye n'ubundi harampure nahinduye zari zarahindanye zitaka neza. Yego rata usiko najyaga ngira ngo ni ikibazo cy'amaso yanjye. None yo wakuragamo rinete ntiwabonaga. Mu by'ukuri wakoze cyane Leya. Urugo rwanjye rwakeye kuva hanze kugera mu imbere. Mu by'ukuri wazagira ngo narashatse. Ako kantu uvuze shaho. Niko kuri ariko. Wamaye ubwo burenganzira sekiri ukareba ngo noneho ndahahindura muri paradiso. Kusetse se? Ntabwo ngusetse Leya. Ndumva rwose no mu gikoni haturuka impumuro nziza. Ibyiza biri imbere Chris we. Wanatumye ndangara sinakuzanira amazi yo kunywa n'ukuri. Nta kibazo Leya. Amazi nzahari nyashatse najya kwisukira. Ariko kuki udakunda umuntu kwitaho? Waretse nkagwake ya sheri. Nukwanga kwimenyereza nabi Leya. None reka mbe ngusize hano gato. Nje muri dushe dore niriwe mu kazi mbona uko nza tujye ku meza. Uzi ko nanjye niriwe nizengurukaho simbona kanya ko kwiyuhagira Chris. Pole Shareya. Wahagorewe pe. Nta kibazo koresha dushe mu nzu ngenda ajya gukoresha yo hanze. Ubwo se ni ngombwa Chris wabanza ngategura ameza ubundi nkagusangamo hari ikibazo ko umuntu yanatsirita undi. Uti? Chris se ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cyareye. Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.